Claire na Jovine mu rugamba rwo gutegura ikizamini gisoza amashuri yisumbuye. Shyaka na Devota bo baributswa kuzuza inshingano zose z'umubyeyi zo kwita ku myigire y'umwana. Hari aho bateshutse se? N'urunana. Ni impamvu wakora uyu munsi akazakubona wambaye neza ugiye kwigisha yagira ngo urimo abantu babiri batandukanye. Nuko umeze kuko ngiye kwahirira amatungo yanjye. Kandi numvise bavuga ko uri umworozi w'ingurube ukomeye koko. Harimo ibintu hamura dukorana rero. Budensi yanayorora inkoko. Kanyabungu korora ingurube. Mugisha korora inka n'inkoko. Aya nta bikomeye no gushakishiriza hose rega. Nuko rero tica twagira ngo tugushimire cyane. Mungu wacu Randiri wigisha mu mwaka wa mbere rwose yatsinze neza. Murakoze. Ahubwo Linda yanambwiye ko ari umwigisha imibare. Ni iby'ishuri rya Linda n'iryo ryigisha isomo ry'imibare. Uro gushima rwose abana bacu bahagaze neza. Namwe murabo gushimwa Shyaka. Abana banyu baza ku ishuri bafite ibikoresho byose bikenewe kugira ngo bige neza. Kandi burya bamwe mu bana biga nabi kubera kubura ibikoresho by'ishuri. Linda na Randiri batabonye ibikoresho kuko ubwo twaba dukorera iki? Ni byiza rwose. Ariko hari aho mbagaya. Twebwe se? Mwebwe. Hatubwire rwose tuzikosore. Yego simbagaye ko munshimiye hari uko duhuriye mu nzira mujya mu kazi kanyu nanjye njya mu kanjye. Ariko buriya kugira ngo umwana yige neza kurushaho hari ibyo mutubahiriza. N'ibiki ko tugerageza Kanyabo. Dushobora kugera mu rugo ngo ntitubaze abana ko batanye umukoro wo mu rugo. Iyo bahuzanye turawubafasha. Iyo nawo kandi ntabwo tubafasha gusubiramo mu masomo yabo. Ibyo murabikora pe. Ndabizi cyane. Ariko muri mwe nta uraza ku ishuri gusura umwana. None se kundeba Shyaka? Ntagira ngo mve niba ko ku mwaka w'amashuri urangiye utagiyeyo. Ntaho nagiye. Gusura umwana ku ishuri rero ukaganira na mwarimu we nawe ubwo akabona ko wahaje biri mu bimufasha gutsinda neza amasomo ye. No kumva ko imyigire ye yitaweho. Yewe cyo turagitsinzwe rwose. Naringize ngo ndababeshye. Yego tugira akazi kenshi ariko rwose mu mezi 3 ntitwaburamo iminota 30 yo kuhagera. Ahubwo ntitwabyitayeho mutubarize. Nako nababwiraga rero mbagaye konyine. Ni mukubahiriza. Rwose abana banyu bazarushaho kumva ko mubitayeho. Ubundi bibatera imbaraga zo gukora cyane kurusha mbere. Sibyo? Nibyo rwose. Sheri. Karame. No kuri tuzikubita agashyi kugira ngo ubutane durana Kanyabungo ntazatugaye. Turabikosora rwose. Murakoze cyane. Ntiwari ukivuga ko dukabya se Kankwa nawe irebere. Ngira ngo wanabibonye ko ibyo mu murimo waguma amagara byo bimeze neza rwose. Ariko rero ibi byose byatewe no kutumva kwanyu Rureme. Kutumva kwacu gute Kankwa? N'icyo watubwiye ntitugikurikize. Aha, umugabo wawe se ntiyihaye gusuhuza uriya mukecuru Nyirangomoke mu gitondo agira ngo ntawe umuhamye. Kankwa rwose ntugasetse. Ubwo se Nyirabazungu ashaka kuvuga ko Amba. Ubwo ni wumva murebwaye. Nyirabazungu se ko narinzi ko irindi zina rye ari Mesiya. Yiswe Nyirangomoke ryari? Yego ra. Kugira ngo atadutera umwaka tumwita Nyirimigezi, Nyirangomoke. Nuko nge na Bushombe tumwita. Ariko none aka nakumira. Uragira uti rero ibiti byacu niba biteye umwaka. Ni wenyine. Tuva kubigura nabonye tugiye guhura nsindi nzira. Wowe wiha kumuramutse nakazi kawe. None se ko nabitekereje bagenzi banjye bo muri koperative bakangira yuko ashobora kuba ari umuswa Kankwa. Uwo muswa se kuki waje mu murima wanyu ntoge muhuriya mugabo mwadikanyije. Naho ni umwaka nyine. Aha ho byarumye burundu neza neza pe. Ariko waranduye kimwe tukareba Rureme. Wa mugani nacukura kivanemo turebe niba ari umuswa. Mbega ibyo wakoze Kankwa nzi we. Ibiki se kandi nyagasani mwana yanjye. Ngwino nawe ribagire murebwe. Ngwino rwose. Reka nze. Niko Kankwa. Ninde wakubwiye ko batera ibiti bigipfunyitse gutya? Ibase n'ukuri. Natwe si ukuvomerera ye. Naho turamena amazi muri ibyo biparasitike by'amashashi. Ko nazindutse kare nkacukura imyobo ngo uteremo ibiti. Kutambwiye kutazi kubiteraho koko. Mumbarire rwose narizi ko ari uguterekamo uko byakabaye. Ngo waruzi ko ari ukubuterekamo uko byakabaye? Ubu rero Kankwanze nkubwire. Tugiye kubivana muri zi plastique. Tubitere bundi bushya. Kandi nta kuzijugunya aho wibone hariho hose. Uzirunde neza kuri ababishinzwe ari bazaza kuzitwara. Ubundi utangirira ibivomerere ni wowe wakoze amakosa rwose.
mbega igihombo uduteje wa mubyeyi we, warangiza ngo nyirimigezi niwe wabiteye. igihombo kivugwa se? babari umbwira ikintu usetsekere. banza umbwire Jovi. mva ndebye ibitabo n'amakaye birambitse imbere yacu, ndavuga ntihagize umuntu uhinguka hano yagira ngo twarasaze. uzi ko nanjye ibyo natekerezaga n'ukuntu nawe ugisinzira. Erega shaka rero ni mu gihe amanota tuzabona niyo azatuma tugera ku nzozi zacu cyangwa se tutazigeraho. nibyo Jovi, niyo azatwemerera gukomeza kaminuza cyangwa tukaza tukicara iwacu mu rugo. tekereza kuguma muri iki cyaro cya Nyarurembo umuntu ataranize kaminuza kere, bya bihungu by'ibinyonzi bikagusuzugura. oya we, ni izina rya Yesu tugomba gutsinda neza tukazabona amanota tujyana muri kaminuza, tukazavamo abakomeye pe. Amen. Amen. Sha usiko nsigaye numva nta mwanya wanjye n'umwe watakara. wahora n'iki ko umunsi nsigaye nsiga Jovi? niba amasaha yawe yaragabanutse ntumbaze. ubu koko kuki ikigo cyacu kitagira abanyeshuri biga bacumbikiwemo? ubu ko twari kuba tuba mu kigo. yego sha, umwanya tumara mu nzira dutashya nawe urahatakarira. tekereza inota 45 mara mu nzira ntaha, nabamfashe formule nk'eshatu mu mibare. Jovine we urabivuga ubwabo ukarushaho kunyica. ariko urabizi kere, ibyo ubwabo tubyivanemo, dukoresha umwanya wacu neza, dusubira mu masomo, tunasenga Imana, kandi twizeye tudashidikanya ko amanota yo kujya muri kaminuza tuzayabona. ariko mbwiza ukuri Jovi, uramutse utsinze bakumva umwana wa Papias agiye muri university, wakwifata ute Jovi? wese utsinze bakumva umwana Yohani Maria Vianney agiyeho, wakwifata ute kere? Mpagaritse Stefa, umuntu umusinzi rwose sinagutwara kuri velomoteri yanjye. uravuze ngo nasinze sha? nasinze izo wansengereye se? oya ntiwasinze, wahembutse muzehe. ndashaka kukwiyama wagahungu, ndakwiyama ku mugore wanjye. umugore wawe? ko numva ntaheruka guhura na Nyiramariza se. umugore wanjye Nadine ufite bunzi wawe sha? Nadine se n'umugore wawe kuva ryari Stefa? harya mwasezeranye ntakibi Nyarurembo? reka ubugambo sha. ariko se Stefa, uwo mugore niba warananiwe kumwitaho akibonera umwitaho, uracyamushakaho iki koko? iwanjye ko ataziritse waje ukamukuru kareba ko akwemerera. mbese uravuze ngo ndusha kwita kuri Nadine? uzi n'ikindi Stefa, buriya ipusi ntishobora kuba mu rugo rutarimo amata, kandi reba hari amata. mbega nyuro we. niko kuri ariko Stefa, ngweke Nadine arahaguwe neza, abona ibyo akeneye byose, urukundo, amahoro n'ibindi byose atakuboneyeho, urumva? mbese ukumva unejejwe no gutunga umugore wabyaranye n'undi mugabo? ahubwo twari dukwiye guhura unshimira ko nita ku mwana wawe Stefa. niba ari uko bimeze rero, ndaje mukoherereza. wumva se ahubwo kumva vuba sha? ntubu rwose ugenda ubwire Nadine uti fata umuhungu wawe mugende mumvire mu rugo. mvuze umuhungu wawe, simvuze Nadine Stefa. mbese muri make urashaka kwirukana umwana ugasigarana nyina? uriya mugore mwiza kuri namwirukana nasaze Stefa. umugore nka Nadine uzi guteka akamenya gusasa. tetekaho se wangaramakirambwe ngo tugire ngo rero uri umugabo mu bandi. none Patri, nikisi niba ushaka amahoro bwira umugore wanjye Nadine ave mu rugo rwawe, cyangwa ibyawe byose mbihindura. bihindurwa n'iki ariko? bihindurwa n'iki? urakinisha utazi sha. ndakagukangana. mwene rwaje kare ntumuzi, nukomeza kuntera umujinya uzasanga ugenda wambaye ubusa mu muhanda. ubwo zurakanga nde Stefano rwose? ahubwo niba udashaka ko nza kugungasigara ukuguru kumwe, wirinde Nadine, ntuzongere kumutegera mu muhanda cyangwa se mukandagire ku irembo iwanjye. acha uretse iyo ntuza yawe uzibeshye genda se nyine. ubuze ngo ikirinda ngo wicare neza nk'abanyeshuri nyogoko. nicare neza nk'abanyeshuri? tugiye kukwigisha. Ndi teacher Audensian. Ndi umunyeshuri wigana na nyogokuru. Okay, Landry and grandmother stand up. Kudahaguruka nyogoko. Kudahaguruka nyogoko. mpaguruke? reka mpaguruke. Say good morning teacher. Good morning teacher. Nyogoko kudasubiramo? mvuge ngo iki?
nyogo kuvuga ngo good good morning muringi ko munseka se Landry ibyo ukoze ni bibi guseka undi mwana yego ratarinda ntabwo agomba kunseka ngo umwana bize bite ko museka se shaka ubwo ngushije noneho bigenze bite Landry nyogokuru kuvuga ngo morning byamugenda avuga morning yewe nta kibazo n'ejo ni umunsi bana bamuzakomeza munyigije kugeza mbimenye ubu rero mwifate nyogokuru wanyu ngo muramwigisha icyongereza Jendi teacher Audensiana Landry na nyogokuru n'abanyeshuri nigisha rwose teacher Audensiana yewe Linda aka gakapu rero ni akawe harimo n'izindi mpano twakuguriye nyine kuko watsinze neza mu ishuri yewe nawe harimo inkweto zawe Landry ariko ubutaha nawe ntuzaba uwa gatanu uzaba uwa mbere nka mushiki wawe n'ibi bitabo ni ibyanjye papa mbega ikanzu nziza we izo nkweto zanjye Linda tujye kubyereka abandi bana Landry tujye kureba ba muzaratu oya Linda mwijya kuratira abandi bana impano zanyu ahubwo muze dutahe yewe nakomeje gutinya kugira icyo nkubaza ndemeza kiri hano ariko ubwo agiye mbwira pato wabaye iki ufite ibibazo mu kazi se nta kibazo mfite mu kazi Nadine none se byagenze bite ko kuva wagera hano ukomeje kwitegereza nkabona usa nk'ufite ikibazo kandi udahari natekerezaga amagambo Stefano ambwiye muri uyu mugoroba Nadine Stefano yasinze ntegera mu nzira maze ambwira amagambo menshi ateye ubwoba agutera ubwoba se yagushaka hiki ko yanankangishije kondoga nindamuka ntamurikiye umugorera ngo iki umugore we ninde se mfatiye undi ninde se atari wowe nagende nyangara gatasi n'undi umugore we sinigeze nanamuba niba hari kosa nakoze ni ukuba inshuti n'umugabo w'igisambo nkawe umugabo utakwitaho ahubwo akaba ashaka kugukuraho ibyawe n'utwo wari ufite akatujyana ni ukuri umenye ko agukeneye ndamwemye mushenzi wa numa mukeneraho ikisi pato ndi uwawe wese rukundo rwanjye mwami w'umutima wanjye mayikingi wowe ni ukubyumva ariko wese ko abyumva Nadine nta mpamvu yo gutera ubwoba n'amagambo y'uriya mugabo wa Stefano buriya ni nk'idebe ryirangira aravuga bigashiriraho urabizi neza ubu se ni rimwe cyangwa ni kabiri turwanye nawe uriya nta kigenda cye unamukojeho n'imitwe y'intoki yatembagara hariya nawe urabyumva sinarwana n'umusinzi Nadine ariko sinshaka rwaserera rwaserera y'icyo ariko kuba uruwanye nanjye nkaba uwawe kandi mfite uburenganzira bwo gukunda uwo nshaka ndakwinginze bitekereza ku magambo ya kiriya kigabo Patrick sinshaka kukubaza mayikingi erega bavuga King Nadine iyo iwushyira inyuma rwose iratuma bidasohoka neza yego mayikingi King yego mayikingi reka na cya gisaha cyasore twikundanire afuhe nashaka yimanike ishyari rimutwike cyangwa rimujyane rimujugunye mu mugezi wa Nyarurembo uravuze ngo aziyahure rero uretse nzakubyara imfura ahubwo maze ndoreho ubwo ngo uzagira ute Nadine nzabyara imfura yawe pato ibyo kubyarana se bije bite kandi iyo gahunda yo kubyarije ite Nadine Patrick ko tunguwe biramutse bigenze uko Nadine abyifuza hacura iki naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni nabo badusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba twafashijwe na Derek Clark ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi akugereho ameze neza ndi Prudence Ngyumva wakoze gusangira umugoroba wawe natwe kuri uyu wa kane ibiganiro byacu na hejuru ndi Prudence Ngyumva. Thank you.